imyaka 15 yari myinshi umva yarapfuye ubusa yapfuye ubusa cyane kuko hari n'igihe n'abasore banteretaga avuga ati mfite umugabo mfite papa w'umwana wanjye warumva namufataga nka bosi kujya atari kubura nk'imyenda yo kwambara nafuze mbese nyine buri kimwe cyose yego ariko nkumva bitagera kuri level yo kugira ngo ariko ni wowe wabanje kumukunda nakunze ariko sinabimubwira pe yego ntabwo nigeze mbimubwira ngo runaka kunda bosi wawe rero nari umuvandimwe nawe birangira ajemo kubera ko wamuhaga twakeya yego nyine birangira nteye inda ngewe nkajya njya kureba wa muhungu ariko babizi bazi yuko nyine ari papa w'umwana wanjye turi kumwe mbese umwe yakenera undi akamubona nyine ukajya muri ghetto ukahamara igihe nkahamara igihe mwibanira mbese twibanira imyaka 15 yose ifunze twari turi kumwe 15 ifunze mu kibana tukibana nyine ngiye kubona mbona umugabo yagiye mu murenge nago suko ntakoze pe nago nacitse intege narakoze kuko nubwo no kugira ngo yubake ashake hari ibyo namufashijemo ngira ngo tuzabana nk'ibiki namuhaye amafaranga arakora biramuhira mbese agera ahantu yumva nyine yego ntago yakize cyane ariko yarageze ahandi atakwifuza buri kintu wahaye amafaranga uwo musore ari papa w'umwana uyamuha gute wari umukozi wo mu rugo nyine urumva navuye muri muza gukundana twarakundanye amafaranga amuhaye nangahe amenshi wamuhaye ni nka 300 uyakuye mu kimina ku mukozi wo mu rugo si amafaranga make urumva ari umwana wo kwa bosi wize kaminuza wamukoreraga mu rugo umunsi ubona arongora yamanitse ukuboko mbwira ukuntu mu mutima hari hameze n'umunsi utakiriye ni isaha ntago ndabyakira hari igihe njye ngira kwasongera ntamamagare inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko kuri uyu wa mbere nibwo dukoze kino kiganiro birashoboka ko ukirebye kuri uyu wa mbere cyangwa se ukirebye ari undi munsi tukiri kodinze kuwa mbere ubwo ni tariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024 twizere ko mumeze neza twizere ko uyu munsi ubafashe neza by'umwereko mu byo mukora byose urumva ko tukiri mu ntangiriro z'ukwezi niyo mpamvu rero ugomba gukora ku buryo ukwezi kwa mbere iminsi ya mbere uyikoramo ibyo yifuza byose ku buryo nyine ubona umusaruro hakiri kare bitabaye ibyo ngibyo ni hahandi uzasanga uvuga uti soje ukwezi kwanjye nta kirimo soje ukwezi kwanjye nta kirimo ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ndi kumwe n'uyu muvandimwe yitwa Valentine mbere ko mwakira reka mbanze mbwire abantu bari kutureba muri kano kanya ko abifuza ibikoresho byo mu nzu abifuza interior design ko bakudesigningira mu nzu hawe neza harimo nk'amasalo hakabamo amasalamanje hakabamo utubati twiza hakabamo amagarderobe ndetse n'ibindi bitandukanye bikoze mu biti ndetse no mu bindi nko mu byuma ibi byose wabibona muri Igasabo showroom duhamagare kuri 0788070689 ndi kumwe na Valentine niwe tugiye kuganira ku buzima bwe ku byo yaciyemo by'umweko ubwo yageraga i Kigali si Kigoma bavandi ndabisha Valentine have n'amahanga yitwa Ingabire Valentine i Kigali ngo si Kigoma niko bavuze none na Valentine byamubayeho cyane Valentine uraho neza ndaho ndashimye n'amahoro izo ni dread zawe cyangwa ni za zindi bomeka oya ni dread zanjye n'umusatsi wawe n'umusatsi nanjye narahatwitse
wahindutse mbere ntabwo wajyaga dread nta nubwo wajyaga umusatsi mwinshi wari umusatsi gusa usanzwe nyine uza kuhatwika baravuga uti nanjye reka mbe umunyakigali urabyumviye ngeze mu cyaro iyo ugeze mu cyaro bimeze bite nta mukobwa wo kwa runaka yaje ameze neza afite ibyo biracyabaho mu cyaro biracyabaho birabaho ukabona umuntu uvuye i Kigali ukamutangarira cyane yabaye umunyakigali koko oya ntiyikoraho mbese nibiba bicika mbese iyo ugeze i Kigali ho bagufata gute tuvuge mu cyaro bagufata gutyo iyo uri i Kigali ho bagufata gute uri i Kigali se bavuga ati uriya mukobwa se ni umunyamugi byahehe yego Valentin ufite inkuru y'ubuzima bwawe n'ibyo waciyemo mu bihe byashize ngo uzi i Kigali byagenze gute ngo hari abavandimwe hari ukuntu batajya kumbwira ku bavandimwe ngo bakodesherezwaga i Kigali mbwira bari abavandimwe bishyize hamwe yego ari abakobwa babiri n'abasore batatu haza kuvamo umwe bavukana se bavukana uvuga mu buryo burambuye ku buryo tubyumva dusobanurire bavukana ababyeyi babo ni bamwe ari papa ari mama ni umwe ariko nyine ababyeyi babo bakajya babasanga aho ngaho ababyeyi babaga mu cyaro bakajya baza bakabasura aho ngaho nyine ubwo ngubwo nza gukundana n'umuhungu umwe muri bo igihe kiragera twiyumvanamo mbese nyine tubumwe pe mu bumwe tubumwe cyane nyine mbese nyine ku buryo utansiga inshuti magana warabakoreraga narabakoreraga nari umukozi wabo hari kera bamembaga amafaranga makeya ibihumbi 8 urumva ni kera ubwo ni ryari muri za 2007 2008 gutyo yego ubwo ngubwo noneho rero igihe kiragera umuhungu wabo antera inda agutera inda kandi uri umukozi wabo ndi umukozi wabo ubwo se mwagutera mu bavandimwe bangana gutyo urumva nyine hari igihe iyo abantu babana harimo abahuzanye nyine umwe akiyumva mu ubwo ngubwo rero birangira anteye inda nahavuye inda yanjye ifite amezi 4 ubwo ngubwo ndapanga ndatangira mu rugo maze kujya mu rugo kuko mu rugo iwacu kavukire ni Karongi yego kukiwe mu karere ka Karongi umurenge wa Mutuntu ndagenda n'inda yanjye ubwo ngubwo maze kugenda ntibambaza ati se Ngabire wageze mu rugo amahoro ese Ngabire ubuzima bwawe bumeze bari bamenye se ko watwise bose bari babizi ko watwise uwagutenda ni umukuru muri bo oya ni uwa karindwi uwa karindwi yego umwana wa karindwi ariko ni mukuru ndaza kukwereka ubwo ngubwo noneho mwe mwakundanye gute ubundi utajya kubyinda yagukoreraga uduki yakubwiraga uduki nta n'ikintu n'iki na kimwe yamaye urabona ni kwa kundi umuntu aba ageze muri ya myaka y'ubwadoresa ubwo ngubwo noneho rero nkumva ndamukunze ariko atari bya bindi byo kuvuga ngo ntaryamana nawe ariko nkumva ngenda mukunze nawe ariko nkamwitaho pe nkamufasha nk'uko nari gufasha nka boss nkamufurira nyine urabona iyo abantu ari nka 5 habamo ubwo uyumvamo nk'abantu 2 cyangwa se 3 ariko ukagera wuba hafi nyine warumva namufataga nka boss kujya atari kubura nk'imyenda yo kwambara nafuze mbese nyine buri kimwe cyose yego ariko nkumva bitagera kuri level yo kugira ngo ariko ni wowe wabanje kumukunda nakunze ariko sinabimubwira pe yego ntabwo nigeze mbimubwira ngo runaka kunda boss wawe nari umuvandimwe yego urumva ni muri ya myaka nyine y'ubwadoresa yego nawe birangira ajemo kubera ko wamuhaga twakeya yego nyine wibutse byabi
noneho rero igihe kiragera nyine birangira nteye inda mubwiza ukuri yanteye inda mamaze umwaka n'igice ariko ni mu mezi 6 kugira ngo antere inda urumva byari twari tumaranye igihe ariko ibyo bintu tutabikora mu mezi 6 yonyine ubwo noneho anteye inda mara kwezi nta kintu mbona cyane zamurijwe nta kintu mbona cy'abakobwa Namubwira ati rero runaka tibimeze gutya na gutya. Atenda kubyakira nanjye ntinda kubyakira. Ndavuga ati rero hari igihe hari ukwirenza reka ntegereze. Ukwezi kwigeze ndabibona. Ukwezi kwa mbere ukwa kabiri kuba kwikubisemo. Namubwira ati ariko runaka ibintu bimeze gutya na gutya. Ati reka buretse turebe. Mbona nangiye guhinduka nyine mbese nangiye kuba umuzungu. Mbona igihe kiragera noneho nawe arabibona yuko bya bindi aresereye. Arambwira ati none se kanaka tuzabigenza gute? Ndamubwira ati rero gahunda yanjye ngiye nuko nagomba gutaha nkigira mu rugo nta kibazo. Nago mfite mama, mfite papa wenyine, mfite barumuna banjye bankurikira. Papa we yifitiye rundi rugo nyine. Urumva naje Kigali ngewe mukuru mu rugo ari bwa buzima bwo mu cyaro. Ubwo noneho rero ndamubwira ati wowe wigira ikibazo. Nzakora uburyo bushoboka bwose nikire mu rugo. Nibiba ngombwa uzamfashe. Rwe nago namureze sinabibwiye umudugudu sinabibwiye abantu bo hanze nyine ngo ngende murege muteza abantu. Yego. Ndaceceka mubera imfura nigira mu rugo. Ubundi noneho rero aranyirengagiza. Maze kunyirengagiza ariko abavandimwe be igihe cyarageze barabimenya. Baravuga ati se Ingabire ninde waguteye inda muri abavandimwe banjye? Ati ninde waguteye inda muri abavandimwe banjye? Nabwo ndaceceka sinababwira ndahisha koko pe. Ndabihisha ndavuga uko bizagenda kose nzabivuga ari uko nsohotse bitaba ibindi ugasanga ibibazo biravutse. Bakomeza banshyiraho igitutu ndavuga ati uko bisa kose ndatwite nago mbahisha ko ntwite inda ndayifite ariko niya hano mu nzu ntago ari yo hanze. Ati none se watubwiye izina? Ndavuga ati oya niyo hanze. Koko naramurebaga nkumva nimba ivuga azankubita cyangwa se akaba yangirira nabi iyo ndekavamo cyangwa se nanjye bikangwa nabi. Naceceka namubwira ati uko bizagenda kose niya hano nzabivuga nisohoka. Nta muntu nzateza abantu ngo ngende mbivuge hanze ariko mwebwe ubwanyu mugomba kumenya yuko ari umuziranenge wanyu. We mbangiye mu rugo sibyo ndateze njya mu rugo genda mbaho nabi nibambaza ati se wageze mu rugo amahoro cyangwa se bimeze gute na gute? Urabona nk'umuntu yatwite afite utuntu akeneye abakeneye umuntu umwitaho ariko bo ntago babikoze. Yego. Ndagenda ndirwariza mbaho nabi igihe kiragera Imana iramfasha ndabyara. Maze kubyara yewe mfata telefone ndabahamagara ndababwira ati uko bimeze kose ndarabyaye nababyariye umwana w'umusirikare. Umuhungu bwo yego tuwo musirikare w'umusirikare mbabwira gutyo nababyariye umwana w'umusirikare. Ubwo wahamagaye wa musore uguteye inda? Nahamagaye umuntu bari baturanye. Yego. Namubwira ati uko bizagenda kose mu bavandimwe uzi nabanaga nabo uzabona wese uzamubwira ati Ngabire yarabyaye umwana w'umusirikare. Yego. Ubwo ngubwo nawe aramfasha arabibabwira. Maze kubibabwira ntibavuga ati reka turebe uburyo twohereza igikoma. Rwe mbaho nabi mu rugo mbaho nabi mbese nyine mbaho nabi. Igihe kiragera navuga ati reka nshake tike nze mbereke umwana wabo. Umwana ndamuzana ndamubereka nishakiye tike
ndavuga ati reka njyane tike njye injyana n'ingarura nibiba ngombwa baragira ikintu bampereza. ubwo ngubwo ndaza maze kuza babona umwana wabo ameze neza nanjye ameze neza natangiye kwiyakira ko nabaye umubyeyi. ubwo ngubwo noneho rero ndaza ndamubereka bavuga ati Ngabire ati warakoze takira tuguhembe. Nabihora ndacacaka nanga gutera rwaserera nabo kuko numvaga uko bisa kose umwana nzajya ngenda mwereka umuryango. Mba muri ubwo buzima. Mbese icyo gihe wababwiye wagutenda muri babavandimwe? Mu kuhava narababwiye ati nubwo ngiye runaka niwe wanteye inda. Ahari ntago muvuga mu izina. Ntiyakurebye igitsure? Ntago yandebye igitsure kuko nabibuze n'ubundi ngiye gusohoka mpita n'iki. Ariko nabo barabikekaga bari babizi bari bazi yuko ari we tubana nyine. Bo igihe kiragera nyine ubwo nje mberetse umwana ntibavuga ati rero Ngabire reka tuguha amafaranga tuzajya tugufasha gutya na gutya ariko fata utungutu ugende mu gihe tutarabona amafaranga uzajye wirwanaho gutya. Ndagiye n'ubundi ndahangayitse ndavunitse mbayeho nabi koko mfite umwana wanjye ariko ndavuga uko bizasa kose nzajya mubereka ariko ameze neza. Igihe kiragera ibintu neza neza biranga mu rugo biranga ndi wa muntu wibana na barumuna banjye nkeneye gufasha barumuna banjye nanjye nkabeshaho umwana wanjye akabona igikoma mbese akabona buri kimwe cyose. Ndabyimenyera ndifasha pe. Noneho nabo ntibavuga ati ese ko Ngabire yabyaye mwareka basi buri kwezi tukajya tumuhereza n'ibihumbi 5 bikamufasha. Ibyo ntago babitekereje nanjye ndababera ifura ndabihorera. Igihe cyarageze tuza gusubirana na wa mutiri muza gucomekana. Gute subwo kubera nakoraga buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umwana mwereke umuryango kuko nabaga ati sinshaka kuzatera umwana wanjye gikomere ambaza umuryango ngo mubeshye ngo ntaho hari kandi nzi ko bahari umuryango hari. Igihe kiragera wongeye gusubira mu rugo rwabo se kwakora? Ntago nongeye kuhakora. Narabyihoreye mbanza ndera umwana wanjye nyine mu myaka 4 n'igice nareze umwana wanjye nakoraga uburyo bushoboka umwana akamenya umuryango akamenya mbese famille yabo yose kuko hari igihe nawe cyageze akambwira ati mama shaka papa. Umwana w'umusirikare rero urabyumva abashaka se nyine. Ubwo ngubwo igihe kiragera imyaka 4 n'igice igeze umwana ndamufata ndamubahereza ariko muba hafi mbaba hafi nabo bese noneho mba umwana mu rugo. Bo turabana imyaka 4 yose. Murabana? Tusa nkaho tubanyemo. Gute musa nkaho mubanye cyangwa murabana? Nyine mbese buri kwezi igihe cyarageraga nkajyayo kureba n'umwana nawe tukaba. Umwana yabaga muri wa muryango aho babaga hamwe babaga i Kigali? Igihe cyarageze barambwira ngo reka tukwereke kwa sekuru umwana bariho umujyana wo kugeza ngo kudutesha umutwe. Ndabihorera ndaceceka ndavuga ati nta kibazo. Ariko noneho nzi Kigali bashaka kuza babwira muzehe ngo naze afate umwana ku ngufu. Umusaza araza ndabibona ndamubwira ati muzehe rwose pe ubuzima burangoye ariko sinshobora kuguha umwana mutanyeretse mu rugo ngo njye nsura umwana wanjye. Ubwo ngubwo umusaza arongera yisubirira mu cyaro. Hashize iminsi barambwira ati rero wowe fatiye nomero yanjye nubishaka uzaduhamagare tukurangire mu rugo uzana umwana. Ndabyemera ndavuga ati sawa nta kibazo. Bo noneho rero maze kubikora mfashe wa mwana mujyanye mu rugo nanjye mba nk'umwana wabo kuko ngewe numvaga intego yanjye atari uko nafata umwana ngo mujugunye ngende
kandi ngomba kuba hafi y'umwana wanjye akamenya ko ndi mama we buri kimwe cyose nkajya nanjye mufasha. Ubwo ngubwo noneho rero igihe cyarageze umwana nyine baramufata nanjye nkajya muba hafi nongera nsubirana na wa mugabo. Nongera nsubirana na wa mugabo tubumwe noneho rero birashyuha cyane. Nuko tubirashyuha byarashyushye ku buryo no mu muryango w'iwabo bagezeho baravuga ati rega n'ubundi uriya ni umugore we, kuko bari bazi uburyo tubanye, bazi ko nyine ari ikosa. Ntabwo yabaga iwabo, yajyaga aza kuhasura ubundi mukabonana, nuko byatangiye, nuko byongeye gusubiramo. Ubundi igihe cyarageze azi Kigali, abo Kigali nawe nyine ashaka ubuzima, ariko baratandukana bacekamo ibice, umwe arimenya n'undi arimenya nyine. Noneho rero ngewe nkajya njya kureba wa muhungu, ariko babizi bazi yuko nyine ari papa w'umwana wanjye turi kumwe, mbese umwe yakenera undi akamubona nyine. Ukajya muri ghetto ukahamara igihe? Nkahamara igihe mwibanira, mbese twibanira. Igihe kiragera azana n'umwana barabana, nkajya njya kumureba n'umwana. Yego, ubwo urumva yari papa na mama babana noneho? Babana noneho. Ariko igihe kikagera nkasubira mu kazi nkashaka ubuzima, kuko nabaga nzi ko mfite umwana nyine nawe agomba kubaho, nawe kandi akamuhigira nyine. Ubwo ngubwo noneho rero turabana imyaka 15 iragera. Imaze kugera natunguwe no kuba nagiye mu murenge. Imyaka 15 yose ifunze twari turi kumwe. 15 ifunze mu kibana? Tukibana nyine, tukibana. Niyicara ngo ambwira ati Ngabire ibintu bimeze gutya na gutya, reka turekane gutya, umenye ubwawe buzima nanjye menye ubwanjye buzima. Ngiye kubona mbona umugabo yagiye mu murenge. Mbese icyo gihe ntabwo mwe mukibana muri ghetto? Urumva yabaga muri ghetto, ngewe naba natse nk'uruhushya nkajyayo kumureba, tukamarana nk'icyumweru, ibyumweru. Yakoze umurenge mumaze igihe kingana iki mubonanye muri ghetto? Tumaze igihe kingana iki tubonanye muri ghetto? Yego. Ubundi twatandukanye bya nyabyo kuri 27 z'ukwa karindwi. Z'ukwa karindwi uhe mwaka? Uyu mwaka turi. Uyu mwaka? Yego. 27 z'ukwezi kwa karindwi. Ubu turi mu ntangiriro z'ukwa 11. Turi mu ntangiriro z'ukwezi. Akora ubukwe ryari? Yakoze ubukwe mu kwezi kwa 10 mu kwa 10 ku itariki 11. Icyo gihe mutandukana, mwe mutandukanye muvuze muti bye nanjye bye, ntabwo tuzongera kubana nk'abakunzi? Niwe wabitangiye. Sinzi ngo byagenze gute, sinzi ngo defoniyi ntiyambwiye ati tutandukanye kubera uburyo ubu n'ubu. Nagiye kubona mbona umugozi nyine uracitse. No, ucika gute se? Kugira ngo ucike hari icyo akubwira cyangwa hari icyo nawe ubona? Ngewe nta kintu nabonye, ahubwo niwe wabiteye. Kuko n'ubundi nubwo najyagayo nabonaga ibintu bitameze neza. Gute? Hari ukuntu najyagayo nyine nkabonayo nk'imyenda y'umuntu, nkamubwira se iyi myenda ni iyande ko nzi ko ari ngewe uza hano, akaba nzi ko ari wowe tubana, iyi myenda ni iyande nk'iy'abakobwa nyine. Yego. Aramakana avuga ati reka ati ni iy'umucuti wanjye. Ugenda gute se, umeze gute? Ariko si byo birakureba. Yego. Ndaceceka ndamwihorera. None rero kuri 27 ukuntu byagenze, n'ubundi nagiye mbona y'imyenda y'umuntu. Sinavuga kuko iyo navugaga byabaga ibintu birebire. Yaravuga ngo ndamufuhira, naraje nigera mu rugo ndamwihorera, mara icyumweru ntavuga. Mubana aho ngaho? Navuye kumureba ngiye mu kazi, mara icyumweru ntavuga nyine.
warababaye narababaye none se ntabwo yakubwiraga ati ni fiancé wanjye uza ahangaha ntacyo yambwira we yarabimpishe arabimpisha mpaka n'ubundi birangira mbonye agiye mu murenge ndetse uwo mukobwa ntabwo yigeragaza muri geto ngo muhahurire ko wowe wabaga nk'uhaba njye ntabwo namubonaga bashobora kuba barahuriraga nk'ahandi runaka oya iyo myenda se urumva ari iyiki simbizi kuko icyo gihe byageze kure hari umuntu tubana yaramuhamagaye aramubwira ati rero ushaka uburyo uhamagara Ngabire ntabwo ameze neza urumva umuhungu bwe aramubwira ati ese ko nta kintu nzi twapfuye bimeze bite ati ntabwo mbizi kuva yava aho ngaho nta kintu aravuga yego aha ubwo ngubwo noneho rero ati ngewe nta kintu twapfuye tubwa ni bya bindi by'abagore noneho uwo muntu aramubwira ati ese nta myenda y'umuntu ngo yaba yabonye aho ngaho ku buryo byaba ari byo byatuma atavuga kuko icyumweru kirashize nta muntu avugisha none rero ushaka uburyo muvugana kugira ngo umubaze niba hari ikintu mupfa ngo byaranze aranyihorera yanga kumpamagara naho ampamagara dutukana ndaceceka ndamwihorera uza kujya gutya rero uza kubona ngo yabikoze umurenge atakubwiye nza kubona yakoze umurenge nabwo nabibonye kuri profile ya mwene nyina mbona yamanitse akaboko amukase ndatekereza ndavuga se wa mana we uyu muntu yamanitse akaboko mu myaka yose tumaranye ko atigeze ambwira ati ibintu bimeze gutya na gutya ko atigeze avuga ati reka turekane muri ubu buryo ubu n'ubu wimenye nanjye nimenye ibintu byagenze yakubwira ko agukunda cyangwa byari bya bindi byo kuryamana gusa wenda nzara kumbeshya fera muri za mvugo z'ubu ngubu ni ugufera abantu yigeraga kubwira se ko ukunda ku buryo wari waragiyemo nawe yarabimbwiraga ku buryo hari igihe cyageze arambwira ati Ngabete nzakugurira inzu hano muri uyu mujyi wa Kigali ujye ubanamo n'umwana wawe ubwo se uzabikora ati nzabikora kuki se atakubwira ko azakurongora akakubwira ko azakugurira inzu ntabwo byabimbwiraga yaranyihoreye ntiwibazaga impamvu mumaze imyaka 15 muri kumwe ntakurongore yewe nangaga kumutera stress hanga mbese nangaga hari uburyo ngo abakobwa bigundirizaga ku bahungu ugasanga ngo umukobwa yagiye ku muhungu yamwigundirijeho kugira ngo have bikaba ibintu by'intambara kubera ngiye nari nzi uburyo twibaniye twumvikana nta kibazo ni waba babizi numvaga yuko wenda igihe kizagera akavuga ati reka tujyane njye kureba iwanyu nanabibwira n'ababyeyi bawe niba ari papa mbimubwire ubundi ibintu bigende neza aranyihorera ngo hari n'igihe cyageze ndamubwira ati rero uko bisa kose bibaye byiza waza tukajyana mu rugo na papa wanjye ahubwo akakubona arabyemera amaze kubyemera dupanze umunsi urapfa aravuga ati rero ati ntabwo najya iwanyu ibintu bitameze neza nta mafaranga ndamubwira ati uko bizagenda kose uzabitekerezaho uzambwira ndatuza maze gutuza nanga kongera kwirirwa mbimubwira ngo tujye mu rugo ndaceceka nyine ubu ngubwo noneho rero ndamwihora ndavuga ati uko bizasa kose ni umuntu mukuru ni umuntu w'umugabo azagira gutya yibwiriza avuga ati dupange tugende mu rugo iwanyu ndaceceka ndamwihorera sinongera kubimubwiraho ndaruca ndarumira nyine ubwo wa mwana ari iwabo ntibagira n'umutima wo kuvuga ati se ko turera umwana tukaba tutazi na sekuru tukaba tutazi n'umuryango we ati mwareka tukazajya kureba umuryango w'uyu mwana turera aho akomoka ntabwo bagize uwo mutima wo kubitekereza ndaceceka ndabihorera nanjye mbabera imfura sinabashyiraho puresha ngo mujye mu rugo ndabihorera nyine
ubwo ngubwo noneho rero umuhungu tubana gutyo amesha ko afite ubukwe. Nago suko ntakoze pe, nago nacitse intege narakoze kuko nubwo no kugira ngo yubake ashake hari ibyo namufashijemo ngira ngo tuzabana. Nk'ibiki? Namuhaye amafaranga arakora biramuhira, mbese agera ahantu yumva nyine yego ntago yakize cyane ariko yarageze ahandi atakwifuza buri kintu. Wahaye amafaranga uwo musore? Ari papa w'umwana. Uyamuha gute? Wari umukozi wo mu rugo? Nyine urumva navuye muri muza gukundana? Twarakundanye. Igihe kiragera umwana aba mu rugo iwabo, ndongera ndagaruka ndakora. Ukora iki cyatumaga ubona amafaranga yo kumuha kandi yari umwana wo kwa boss? Nakoraga akazi ko mu rugo, nanone nago nakaretse, narongeye ndakora njya mu bimini wacu bakajya bampa amafaranga kuko nabonaga ubuzima arimo n'ubundi kandi ari umwana wo mu rugo wifashije. Ndavuga ati rero reka muhe amafaranga ukoremo ibi n'ibi igihe kizagera utera imbere nanjye nteze imbere. Amafaranga wamuhaye nkande gute? Nyine kubera numvaga mukuze atahangayika mbibona nyine ngo aba yakwifuza nk'ikintu. Icyo gihe ukora iwabo se barigaga bakoraga iki? We baregaga. Iwabo bari barabacumbikishirije i Kigali, biga i Kigali. Barigaga. Umpa amafaranga arangije kwiga? Yari arangije kwiga segonderi na kaminuza. Yaguteye inda yiga mu wa kangahe? Yanteye inda yarashikirije amashuri, yararetse bene nyina barabanza bariga bara. Nyine we yaguteye inda uwo musore yiga segonderi ga kaminuza? Yanteye inda atarajya kwiga, yarigaga arabyihorera. Okay, yari yagarukije mu wa kangahe? Ni nko mu wa gatatu segonderi? Yego. Okay. Ubwo nyine abanteye inda njya mu rugo. Aza gusubira ku ishuri? Arangiza kwiga? Yego. Arangije kwiga mu mushomeri? Abo mushomeri nyine kuko ngiye nakoraga, nabonye ubushomeri bwiwe mfata amafaranga ndamuhereza arekora. Nuko mwakomeje nyine gucudika kwa kundi? Cyane turi kumwe nyine n'umuryango uzi yuko ari njye uzaba madamu wiwe. Yego. Nese ijya kwisiza ko kuzaba umugore we? Yarabimbwiraga. Arabimbwira ati wowe wigira ikibazo ntago uzahangayika kandi nzagukorera ibintu byiza wishimye. Amafaranga amuhaye nangahe? Amenshi wamuhaye? Pende nka 300. Uyakuye mu Kimina? Ku mukozi wo mu rugo se amafaranga make? Ni menshi. Urumva ari umwana wo kwa boss wize kaminuza, wamukoreraga mu rugo, wumvaga ko ufite icyizere cy'uko azakurongora? Hari ukuntu bajya avuga ngo narabibonaga. Ngewe narabibonaga ahubwo nyine sinzi. Wewe wabonaga ko azakurongora? Subwo suko wamukunze cyane kamuhata urukundo we ntabona umwanya wo kumukunda? Nibwo ndi kujya ngenda mbibona yuko ari nge wamwishyizemo cyane. Ninjye wamwishyizemo cyane kuko nawe yabiha agaciro ntabwo aba yarambabaje. Ayo mafaranga ntabwo yagusubije? Ntabwo yansubije. Ako wumvaga nyine uyamaye kugira ngo atere imbere? Iyo atere imbere nanjye azangwaneho nk'uko nyine nari murwanyeho nyine mbona abayeho nabi. Ndavuga ati rero n'ubundi reka mbanyamuhaye akore, n'umuntu wabaga uri hariya hafi mu bice bya Nyabugogo akora abona nk'ibintu akabisubiza akabona amafaranga. Ariko ntabwo narinze yuko nyine. Wamukundaga gute? Yewe naramukundaga cyane ahubwo yamugije no kongera gukunda. Gute? Kubera niba ariko ari bwo bwari ubwa mbere numvaga nyine ari we nta wundi. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe yagutera inda? Nari mfite 18. We yari afite ingahe? Yari afite 19 gutyo 20. Yarandutagamo kuko andusha imyaka 2. Yego. Andusha imyaka 2. Mwemukira abajene mwese? Mwe mufite urukundo rugurumana?
byagaragaye ko ari njye wari urufite cyane. Okay, gukunda utagukunda rero biryana gute? Byakuriye gute wowe? Byaranshegeshe, birambabaza cyane cyane, ariko cyane byaranzinuye mbese. Umunsi ubona yarongoye urumva umukunzi w'umutima wawe, nubwo atagukunze nkuko wamukunze ariko waramukunze, wamwishyizemo. Umunsi ubona arongora yamanitse ukuboko, mbwira ukuntu mu mutima hari hameze. Ukomere cyane, ukomere cyane. N'umunsi utakiriye? Muri iyi saha ntabwo ndabyakira. Kubera iki? Kubera iki Valentine? Genda kumva gukunda umuntu kagenda atagusezeye. N'iyi saha ntabwo ndabyakira. Hari igihe njye ngira kwasongera ntampamagare cyangwa se njye muhamagara afate, kuko hari aho ngera nkamenya ko byarangiye, kuko ndamuhamagara ntafate, namuhamagara akakupa telefone. Ubwo urumva ari mu rugo n'umudamu wundi byagorana. Yarambabaje nyine, niyo yishara akambwira ati Ngabire tubirangize gutya na gutya, menye ibyawe nanjye menye ibyanjye, tuzajya duhurira ku mwana. Nari kubyumva, yego byari kungora kubyakira, ariko nari kubyumva. Byari kuta kugenda atagusezeye. Imyaka 15 yari myinshi, umva yarapfuye ubusa? Yapfuye ubusa cyane, kuko hari n'igihe n'abasore banteretaga avuga ati mfite umugabo, mfite papa w'umwana wanjye, ntabwo nshobora kuba namucinira kandi nzi ko ahari. Icyo kintu ntabwo yigeze akikubahira se? Icyo kintu ntabwo yakikubahiye? Ntabwo yakinyubaye, kuko yaba yanyubaha yari kubimbwira. Sinjye kubona mbona ngo yamanitse ukuboko. Aka kanya ari kukureba, ari kureba ikiganiro cyawe, mwibutse ibyo mwaciyemo, mubwira uti ntabwo bino bintu wari kubinkorera. Wenda birashoboka ko atajya gufata kuri telefone, ariko aka kanya arakumva. Ikintu namubwira, azajye yicara yumve ko yambabaje, kuko muri iyo minsi dutandukana naricaye ndareba ndavuga ati wenda ninjye nyirabayazana wabyo. Burya rimwe na rimwe hari igihe umuntu areba n'ibintu akaruhuka ari uko abivuze, kuko iyo ntabona nk'iyo myenda mu nzu y'uwo mukobwa nayibona nk'icecekera, wenda yari kugeraho akabimbwi nari kubigumisha ku mutima wanjye mbese, ariko njyewe narabimubwiye biba imbarutso kugira ngo anyihorere. Ubwo rero ikintu namubwira, ajye yicara yumve yuko yambabaje, yarambabaje, kandi nawe umutima wiwe ujye umushinza yuko yambabaje. Kandi ikindi cyongeyeho, niyandeka neza ariko akavuga ati reka nshyira umwana mu gitabo cy'indangamimerere, akabimisha nk'uko babimishe nkabibona nyuma, akambwira ati zana ifishi y'umwana nandikisha umwana. Wenda nari kubyakira, ariko byambabaje cyane cyane yanga kwandikisha umwana wanjye. Yego. Nicyo kintu cyambabaje kurusha ibindi byose. Yego.
nagezeho nicuza ikintu cyatumye mujyana iwabo. umwana si ngo gufata nka mama? Umwana afata nka mama. Umwana afata nka mama kuko namubaye hafi cyane pe. Namubaye hafi, ntabwo sinigeze mujugunya ko numve nanze umwana wanjye. Namubaye hafi buri kimwe cyose, mbese tukamuhurizaho twese. Yego birumvikana. Uramutse ubonye umukunzi wawe, wahoze ari umukunzi wawe, aramutse akubwiye ati ngiye kujyana umwana wanjye, cyangwa kuva ko yajyanye umwana wawe iwe, barabana n'umugore we, nta kibazo? Kuko n'ubundi ubungubu umwana ari iwabo, wafite uburenganzira bwo kumubesha aho ashaka, ariko ku rwanjye ruhare n'umutima wanjye, kubera namwiyanditseho, banumva nafata umwana wanjye nkamujyana mu rugo iwacu. Kubona umugabo wawe, kubona uwahoze ari umukunzi wawe afatanya agatoki ku kandi n'uwo basigaye babana, iyo shusho uyibonye batamutse mu muhanda, yameze gute kuri wowe? Ndaturika nkarira, ntago menya amarira aturutse, ntago menya ahantu amarira aturutse. Ntago menya ahantu amarira aturutse, ariko nkasa nkaho mbyihuzamo nkabyihorera. Ikindi kintu kimbabaza cyane cyane ni uko mpamagara ababyeyi be ngo bamuhe umwana wanjye bakamunyima, ngo mbe nanamuvugisha bakamunyima. Bije vuba ariko? Bije vuba se? Kuko watubwira ko wajyagayo ukareba umwana. Bije vuba kuva yashaka. Ubwo ntabwo benshi? Ni ukuri. Ndabahamagara bakamunyima. N'umwana ubwe yaranyibwiriye, urambwira ati mama, ati hari igihe muvugana nabo ndi kumva, ariko ntibahe bakuma ngo nkuvugishe. Ari umwana. Icyo gihe uzajyayo ujye mu mudugudu babwiye uti ibintu bimeze gutya, sibyo? Ubutaha ntabwo bazabyongera. Nabo bari kwakira ikiganiro, niba byarabaye koko bazikwita agashyi. Umwana na nyina nubwo yaba yakoze iki ntabwo bagomba gutandukana. Ubu muzongera gukunda? Biragoye kugira ngo mbone umuntu nkunda nka papa w'umwana wanjye, biragoye, ariko wenda bishobora kuza. Njyewe umuntu numva nakunda kereka nyemereye n'umwana akakira umwana wanjye, atavuze ngo oya kumwakira mwakira, atavuze ngo arakunda njyewe akankundana n'umwana wanjye nakunda, ariko biragoye kuko papa w'umwana wanjye namutayeho igihe kinini cyane, kinini ntashobora kuvuga, kinini ku buryo no mu rugo iwacu barambwiraga ati ariko ubundi ibyawe n'umugabo wawe bimeze bite? Bavuga ati ariko mujye mundekera umugabo. Mbese nangaga yuko banamuvuga nabi ndi kumva, nangaga yuko banamutuka ndi kumva. Yego. Ubwo ngubwo noneho rero wivungura utwo tuntu. Sorry. Ubwo ngubwo noneho rero none birangiye yanciye amazi. Akucitse. Byakire. Ubu aramutse hari ukuntu bajya avuga ngo urukundo rwaciye ntabwo hajya haza urwango. Aramutse aje nubwo afite umugore, akakubwira uti waramukundaga koko, waramukunze cyane.
wagira imbaraga zo kumusubiza inyuma aje aramutse aje tubwize ukuri wagira imbaraga zo kumusubiza inyuma ntago namusubiza inyuma ariko ntago nakongera kumugirira icyizere ngicyo nari mufitiye mbere ntago nakongera kumugirira icyizere umutima akanya urumva umeze gute uri kwibuka ibyo byose ntago umutima wanjye umeze neza ntago najya kubeshya ntago umeze neza mvuga ngo uratuje oya biragoye ntago umeze neza kimwe mu bintu biryana nicyo twita deception yo mu rukundo murakoze murakoze rwose biragoye kuko mujya hari igihe uba ureba ukavuga se ushobora no kumwakira akaza akangirira nabi guteze umuntu mwabanye imyaka 10 n'ingahe muba muziranye uzi icyo atakora n'icyo yakora nyine nari muzi nzi icyo yanga n'icyo akunda nzi icyo akunda n'icyo yanga ariko biba bigoye kugira ngo wongere ugaruke muri mood neza yego ikintu wumva wenda muri kano kanya wifuza ku nkuru yanjye ni nk'iki Valentine ikintu nakwifuza ni amasengesho menshi amasengesho niyo ya mbere kurusha ibindi byose iyo nagira amasengesho y'abantu cyangwa se ngo mbibwire umuntu numve nduhotse umutima mba narayiyahuye hari aho byageze ngora n'ikinini cy'imbeho kubera umusore iyi kubera we noneho umuntu tubana arambwira ati we utaziyahurira umuntu nawe hari igihe azicuza reka nkubwire Jera naramwubahaga bimwe birenze Imana ariko gusa ko Imana izamurebe ubwo ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo mva ari umukozi wo mu rugo we ari umwana wize wagize gute si bimwe byo kuvuga ngo amaboko atareshya niko ubu ngubu ndi kubifata ngo amaboko atareshya naramukanye uwo Imana yarebye ibona koko ntareshya nawe wareka ngakwereka umwana dufitanye munyereke ndebe ariko ntumushyira kuri kamera oya ntacyo ndaza kumureba nyuma ubwo umudusho ni mwiza nyine nibitama ni cyiza cyane yego icyabitama ngiye rero ndamukunda nubwo yanditse ndamukunda kubera umwana wanjye ubwo umugore niyumva ko gikunda umugabo we ntibibe ikibazo azakigire kuko buri uko byagenda kose umugore wa mbere aba ari uwa mbere umugore wa mbere aba ari uwa mbere ariko ntazabigira birebire kuko nese n'ubwo uwo mwana namwiyandikishijeho igihe gishobora kuzagera tugahuzwa na wa mwana n'urubyaro ibintu bikagenda neza nyine uramutse ubonye undi musore wumva mwakundana mu buryo busesuye ambwije ukuri akubwije ukuri ngayo ngo reka tugane ku musozo ariko nkwifurije ishya n'ihirwe mu buzima buri imbere uwo muntu yarashatse umwikuremo wumva hari undi muntu uzamukunda nk'uko wamukunze biragoye uzamukunda nk'uko wamukunze wenda se mbese wenda azamubona se kandi yaramubonye nyine biterwa none se ko yamuhishe ko afite umwana
namubwira ati reka twandikishe uwo mwana, ati mfite umwana reka tumwandikishe ubu niyabimenye nyuma buriya biba byiza kubwiza umuntu ukuri. Amubwira ati mfite ese urumva mu gihe cya fiançailles cy'abo bantu bataraba umugabo n'umugore, wowe nawe mwakomeze gusurana? yarabimpishe. Ako nyine mwarakomeje gusurana wowe nawe? Ubu ngubu aho babaniye nawe n'uwo mugore ndamuhamagara akanyihorera. Icyo koza nabonye message ziwe, namubwiye ngo bampaye kode y'umwana azakoreraho ikizamini. Ati nabonye kode y'umwana azakora ikizamini ari n'icyo gufata indangamuntu. Nibwo yanyandikiye pe, aranyandikira mbona yivuye muzi n'imuzingo. Akubwira? Nyambwira ngo ucunge neza ngo utibeshye ngo utazicuza. Namubwira ati ntago nzicuza. Wicuza iki? Ngo kuko ngo namwiyanditseho. Ndamubwira ati ntago nzicuza kuko ngiye nafashe icyemezo. Ubonye agusubije ntumvise wishimye nibura? Ntago nishimye. Ntago nishimye kuko hari aho byageze ndavuga se ubundi iyo nongera nkatekereza, iyo ntongera nkabimubwira simbe nafashe icyemezo cyo kuba namwiyandikishije. Ariko byatewe n'amagambo yambwiye, kuko ndibuka njya gufata icyemezo cyo kumwandikisha namubwiye ati nkeneye ko umwana agira uburenganzira muri leta. Ijambo yanshubije yarambwiye ngo leta nta kimumariye. Iryo jambo ryarambabaje. Ntabwo se ibyo bibaho ku Ibyo se bibaho? Ibyo bintu bibaho ku Munyarwanda? Ku Munyarwanda ngo nta kintu leta imumariye. Ubwo no guhubuka twize no guhubuka. No guhubuka. Yarahubutse ariko navuga. Kuko leta itumare nituma dukora, nituma tugenda, nituma turyama, kubera umutekano. Noneho nge natekereza ndafata ko nabyaye nkagira amahirwe bakama udufaranga twa VUP tukamfasha umwana wanjye agasa neza, kandi nzi ko nawe yize kubera leta, kabivuza ahubutse. Ntacyo ibyo tubireke tubyihorere tubishyire inyuma. Yego. Ubwo ngubwo ndamwiyandikaho nyine ndavuga okay, Imana izamfasha nyine. Uyu munsi rero dusoze, urumva uruhutse? Ndaruhutse cyane. Reka nizere ko n'umuntu twumva muri kano kanya agufasha kuruhuka, aguherekeze mu rugendo utangiye. Hari abajya bamamagara bakambwira ngo abagabo baranzonze mbabazi we, ngo abagabo baranzonze rwemewe gutyo. Bitewe nuko nyine ntago wo n'ubwa mbere wenda twicanga, bitewe nuko umuntu atanga ubuhamya ugasanga nk'umugabo yisa profita atangiye kumubwira turyamane, kandi umuntu yibereye mu gikomere, yibereye mu bibazo bye. Bagabo mureke twibaha ngaha rwose, gufata abagore n'abakobwa twashyize aha ngaha ugafata nimero zabo ukavuga uti ambura murebe ubundi ngufashe. Ibyo ntabwo ari cyo. Nta muntu w'umugabo, nta muntu wifura ukora ibintu nk'ibyo, cyeka niba warawutaye ukanabwemera ko wabitaye, ntabwo ari byo. Reka gutesha abantu umutwe. Yego, Valentin, vuga nimero ya telefone yawe, uwifuza kuguherekeza muri urugendo, kugufasha muri urugendo, abe yagufasha. Abanesha umutwe nabo nshaka. Yego, we urabivuze nyine. Vuga nimero ya telefone. 0790 90 nanone 2 0 2 4. Urakoze cyane.